urabanza ukareba ati se ni ikihe kibazo abantu bafite muri sosiyete kijyanye no gusenga. Nk'uko gutitiriza mw'iyi minsi abantu bafite ibibazo byinshi ku buryo bahita bacika intege, rimwe gusenga bakabivamo, bakumva nyine bacitse intege cyane bumva babireka. Rero nahimbye iyo ndirimbo vuga ati ntiwicike intege nubwo uri mu bibazo aka kanya, umutitiriza hari igihe Imana yakwibuka ikagusubiza. Arambwira ati rero ndashaka kuza kugusura iwanyu. Ati suri ibana? Ndamubwira ati oya mbana n'ababyeyi. Wapi sinagusura bana n'ababyeyi. Ahubwo ndashaka wowe kunsura. Yashaka kugusura wibana? Yashaka kunsura nyine nibana. Hanyuma arambwira ati wowe ahubwo ngwino nsure. Ndamubwira ati rero ntabwo nkunda kugenda nsura abantu, kireka dupanze nk'aho twahurira tukaganira. Arambwira ati hoya najya ntabwo bishoboka, kireka wenda uje iwanjye. Hanyuma byageze aho ndamubwira ati se ko nabonye uzi kuririmba kandi nanjye nkaba mbizi, waretse tukazakorana indirimbo. Arangije arambwira ati nta kibazo tuzayikorane. Turapanga uburyo tuzayikora. Shize igihe ndavuga ati se kutambwiye ngo tuzayikora ryari? Ubwo hari hashize nk'igihe kingana iki muvugana? Hari hashize nk'ukwezi. Arambwira ati ushaka ko dukora harya indirimbo? Ati yego. Ati nese wansuye iwanjye nkabikubwira? Avuga ati ntabwo nkunda gusura abasore, ntabwo naza rero. Yaribanaga? Yego yaribanaga niko yambwiye. Cyane ko nyine umuntu ahura n'ibibazo akabura n'uwo yabiganiriza. Ukuvuga ngo hari umuntu wigeze kuza umuhanuzi, aramanura ati Imana ingejeje kure, birabaye rwose mbonye amafaranga, indirimbo zanjye ziramamaye. Arabiguhanurira? Arabimanurira ambwira ibintu byinshi cyane. Yego. Ati rero ma nimero zawe njye nkomeza nkusengere. Byarangiye nyine ambwiye nawe ati tuzahure tubiganireho. Turahura, unatangiye kuzana izindi ngeso zitari nziza zo gushaka kunkoraho. Avuga ati se ibingibi nabyo biri mu byo waruje kumbwira? Ati cyane nabyo by'ingenzi byari binzanye. Arangije arambwira ati se wowe ubibona ute ko ndi umupapa kandi umugore wanjye akaba atuye kure? Arambwira ati rero ubwo byanze kandi nashaka kugufasha, ubwo byihorere, ntacyo uzageraho, nta naho uzigeza. Ibyo nakubwiye naranakubeshyaga. Ushaka kubireke, kuririmba si ibyawe, birekera abandi. Ni ukuvuga ngo hari n'igihe umuntu aza nko mu itorero yaravuye nko mu kabari yinyweraga iyo nzoga yiwe, akavuga ati uyu munsi ndakijijwe bitewe n'ijambo numvishije. Ugasanga yinjiye mu rusengero arakiriwe, ugasanga aje kugushwa noneho na wa muntu wamwakiriye. Undi yasanze abwiriza imbere y'abantu. Yese kananye ngusuza aho dukurikiye ku Isezerano TV, ntibyagaciro gakomeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira kuba warahisemo iyi channel. Nicaye kuri Makita Tent Design, ni hano Kimironko mu mujyi wa Kigali, ahantu ushobora gukorera ibirori byawe mu mutuzo, umutekano, ahantu heza kandi hisanzuye. Hari ihema rinini cyane rishobora kwakira abantu basaga 1000. Ubusitani bwiza cyane, decoration nziza. Ibi byose n'ukuri ni muri Makita. Wifuza ibindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri gutambuka kuri screen yawe. Kuri kamera ndi kumwe hano n'umukobwa cyangwa se umumama araza kutwibwira. Reka ntangire musohoza mwakira ku Isezerano TV. Ndakwakira ku Isezerano TV. Muraho neza? Muraho. Amazina yanjye nitwa Uwase Letitia. Yego. Ntuye i Kanombe. Uwase Letitia utuye i Kanombe? Yego. Iti ko numva umeze nk'umuntu ufite ubwoba? Oya nta bwoba mfite. Kamera yaguteye ubwoba se? Oya ntaho kamera yantera ubwoba, ntabwo ari ubwa mbere ngiyeho. Yego. Ngize ngo yaguteye ubwoba numva kuvuga gahoro. Oya. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Nagira ngo numve ko uri mu bacu. Cyane. Uri mu bacu? Cyane mbarimo cyane. Usengera he? Nsengera mu itorero Ishyanga Ryera. Ishyanga Ryera? Ryera cyabaho? Ubu ntabwo ririho ariko niho nahoze nsengera. Yego. Ntabwo urashaka undi mushumba se?
mbirimo ndi kumushaka Eh? mbirimo ndi kumushaka uri kumushaka yego wanyigiriye umushumba se ntabwo bakuye ko nda apotre oya bona we wapi ntabwo byakunda kumbera umushumba amavuta yanjye urayapinze ntabwo ndabona ubwiriza niyo mpamvu ntabyemera ndetse wemera yuko wemera bo wabonye babwiriza gusa ntabwo dushobora kuganira gutyo ukavuga uti amavuta yawe ndumva nyemeye arimo arankurura reka izo ncunga kereka ubanje ukambwiriza nkabyumva neza nibwo namenya nimba amavuta yawe yankurura cyangwa yangusha ubu mwanya tumaze tuganira ntabwo ako kantu hongeyemo rero ko amavuta yakugusha hari abo amavuta agusha cyane abagusha gute igihe wahita unsubiza inyuma noneho ibyo narinzi bigahinduka uko haba habaye iki ubwo nyine hari ikibwiriza wazana ugasanga kinsubije inyuma wasanga buriya hari abigeze bakugusha ntabwo babura mu isi seka ariko bigomba kumera barakugushije uremera uragwaze aya ntabwo naguye ngize ngo uri umugwira oya tugiye kuganira rero na Letitia ni ubwa mbere wicaye kuri izi kamera hari abantu benshi batakuzi Letitia ni muntu ki Letitia ni umukobwa uri aho ngaho nyine w'umuhanzi ndirimba indirimbo za gospel nibwo ndi kubitangira ntabwo ndageza kure cyane gusa gake gake ibihangano byanjye bizabageraho gake gake bizatugeraho uti ndi umukobwa ndi umuhanzi ubuhanzi bwawe butangirira hehe rero twitse aho ngaho butangira bute butangirira butangira nyine ndirimba biri aho ngaho bwatangiye mw'uyu mwaka mu matariki mu kwezi kwa kabiri nibwo inganzo wumvishije ikujemo oya n'ubundi yari indimo gusa kwa kundi nyine umuntu aba yitinya avuga ati wapi ibintu ntabwo nabishobora si ibyanjye bifite ba nyirabyo hari ababikora neza kundusha njye si ngombwa ngo mbijyemo nyine umuntu agatinda ari muri ibyo gusa nyine ko umuntu agerageje niko amenya ko ibintu yabibasha cyangwa se atabibasha cyane ko ibicanege bitabura n'abaguha kuraje batabura yego nshaka kumenya bwatangiye ryari wiyumvishamo inganzo ryari ngira ngo ubwenda bashaka kutubwira igihe ushobora kuba warinjiriye muri studio cyangwa iki ariko se nibwo inganzo yari ije oya inganzo hari n'abajya bazaza ariko ngiye nkomoka n'ubundi mu muryango w'abahanzi ati data yari umuhanzi yari umuririmbyi cyangwa se yari umuhanzi w'imivugo ibintu nk'ibyo ngibyo oya ntawe umuntu w'iwacu wigeze uba umuhanzi niwe bitangiriyeho yego rero byatangiye kera nkiri mutoya nkajya numva nyine akarimbo kanjemo mutoya ungana nka gute mfite nk'imyaka muri 12 nkajya numva nk'akarimbo kanjemo ndakaririmbye bikarangira nkibagiwe nyine kubera kutabyitaho no kutazi n'ibyo bisobanura bikarangira ubiretse gusa nyine urumva ko hari kera ubu ngubu mw'uyu mwaka nibwo nabitekereje nkajya ntekereza indirimbo nkahita nyandika nkayitekereza nkayandika numva ko koko naba umuhanzi bituma nitinyuka yego urumva ubuhanzi bwawe reka tuvuge ngo nubwo wabwiyumvishamo kera ariko busa nk'aho bwatangiye muri uyu mwaka yego aho butangiriye umaze kwandika indirimbo nka zingahe umaze gukora zingahe muri studio ho ntago nagiyemo kenshi maje gukora indirimbo 2 zonyine ariko izo nanditse zo ni nyinshi nka zingahe maje kwandika indirimbo 20 indirimbo 20 yego ubwo dufashe 20 ugakuramo 2 umaze kujyana muri studio oya 20 zo ziri ukwazo izo najyanye muri studio ubwo ziba zavuye mu zo mfite nyine zindi narasohora ziba zavuyemo yego nuvuga ngo ubwo 20 ni zitarajya hanze hari ukuntu nk'uko wenda uvuze najyaga niyumvamo ubuhanzi hari igihe usanga abandi ahitira nko cyane nk'aho usenga ahitira nko muri Ecole de Dimanche wenda wowe kuri iyo myaka wenda wari umaze kuyirenga ariko ugahita ujya nko muri korali ugasanga wenda niba ugeze muri korali ushobora kwandikira indirimbo korali cyangwa se hari n'abandi bahanzi ushobora kwandikira byari byakubaho nandikiye korali yonyine nabagamo
nkajya mbigisha indirimbo tukaziririmba nyine tukazipafominga imbere y'abantu. Naho byagarukiye gusa. byagarukiye kuri korali. Yego. korali umaze kwandikira n'izingahe, umaze kwandika indirimbo nka zingahe? Ni korali imwe maje kuyikorera indirimbo ebyiri, nizo nabandikiye, turaziga turaziririmba. mubasha kuziririmba imbere y'abantu. Yego. ukurikije iyo experience yo kwandikira korali n'ubwo wenda utabandikiye indirimbo nyinshi, uburyo wazanditse n'uburyo zakiriwe yaba mu baririmbyi n'abo mwaziririmbiye, Yego. byagusigiye iyihe shusho? Ishusho byansigiye nuko nabibasha kandi nanabikora neza, nkomeje kubikora nk'uko nabikoraga. Yego. Kuko abantu barabyishimiye bakambwira ati komerezaho, nubwo bamwe batabura kuguca intege ahubwo ati ibyo urimo ntabwo ubizi, ariko hari abambwiye ati komerezaho, cyane nk'abaririmbyi barambwiraga ati ntumva ubishoboye cyane. Yego. Komerezaho rwose ntucike intege. ni ukuvuga ngo abaririmbyi bo muri bagenzi bawe baravuga ati ntucike intege, komereza aho ngaho. Yego. wakomeje kutubwira uti ndi umuhanzi, ubwo noneho rero banza uduhe nk'akaririmbo kamwe, banza uririmbira abantu bumve ko koko unabizi atari ibyo kutubeshya. Ushaka indirimbo nasohoye? Yaba iyo wasohoye yaba iyo utarasohora, ipfa kuba ari indirimbo abantu bashobora kumva ko uzi kuririmba. Nta kibazo, ntabwo byananira kuririmba n'ubundi muzange. Yego. Ubwo bibaye bityo Imanase ntizaturengera, intore zayo ziyitakira amanywa nijoro. Titiriza titiriza kuwiteka, ntacyo wamuburana. Iyo ni yanjye. Ni yawe. Yego. Titiriza kuwiteka, ntacyo wamuburana. Cyane. Akenshi usanga ku muhanzi cyangwa se abanditsi, urumva ubundi haba hari abaririmbyi n'abanditsi, ariko urumva wowe uri umwanditsi ukabona muririmbyi. Yego. Iyo ugiye kwandika wibanda kuki? Akenshi abanditsi aba afite ikintu kimubangukira ashobora guhita yandikamo. Yego. Wowe ugiye kwandika ni iki kikuza mu mutwe? Ikinza mu mutwe mbere na mbere umuntu ajya kwandika nyine bitewe n'uburyo nyine muri sosiyete abantu babayeho. Urabanza ukareba ati se ni ikihe kibazo abantu bafite muri sosiyete kijyanye no gusenga. Nk'uko gutitiriza mw'iyi minsi abantu bafite ibibazo byinshi ku buryo bahita bacika intege, rimwe gusenga bakabivamo, bakumva nyine bacitse intege cyane bumva babireka. Rero nahimbye iyo ndirimbo vuga ati ntiwicike intege nubwo uri mu bibazo aka kanya, umutitiriza hari igihe Imana yakwibuka ikagusubiza. Wibivamo, wivuga ati n'abandi babayeho neza, ngo ugendere ku bindi, wenda we titiriza ugumemo neza, usenge neza, ibyawe nawe Imana izabikora nk'uko yakoze n'iby'abandi. Yego. Yego. Ni ukuvuga ngo wahisemo kwandika gusa indirimbo zigendanye Yego. no gusenga ubwo ngubwo? Nizo nanditse gusa hari igihe nandikaho n'utundi duke ku ruhande. Utundi duke ubwo nutumeze gute? Hari indirimbo y'ubukwe nigeze kwandika ariko nayo ntabwo ndayisohora. Hari n'indi ndirimbo y'igihugu nayo narakora. Yego. Ushobora gukora indirimbo wenda y'urukundo? Oya, ntago sinzi ko iyo mpano yari yanjye. Nta rukundo ugira se? Oya, wenda simbizi. Nabyo wenda wabona bizizana nk'uko n'ibindi byizanye. Ngiye guhita nkubwira nti kuri umuhanzi hita ureba nkanjye nicaye aha, uhita umpimbira nk'akaririmbo k'urukundo. Kereka nk'ukunda nibwo kazi. Yes. None se abahanzi bose ni ngombwa ko ngaho hita unkunda none? Nakubwiye ngo nk'uko ndirimba gospel, ndirimba ndebeye nko ku bintu biri muri sosiyete hanze. Noneho urambwiye ngo nkuririmbira akaririmbo k'urukundo. Uhita undeba, uhita unkunda, uhita undirimbira akaririmbo k'urukundo. Byo biranze. Urukundo ruranze? Ruranze. Ese ubundi wa mugani mu by'urukundo uhagaze gute? Aya ntago ibintu by'urukundo nyabijyamo cyane, sinjya nabyinjiramo. Kandi itegeko rya mbere Kristo yadusigiye gukundana, dukundana nk'abana b'Imana nyine, rwa rukundo Yesu yadukunze. Yego. Ni rwo rukundo mfite, nkunda abantu bose. Urundi narwo ubwo simbizi. Ntago biraza?
ntabwo biraza. harabura iki? Arabura iki? Mhm. Arabura kuba nyine umuntu ari seriye, uw'Imana yangeneye ntabwo arangeraho. ni ukuvuga ngo abakugeraho bose ntabwo baba ari seriye? Hari igihe nyine umuntu aza ukabona ntari seriye neza, Mhm. hagati wapi rwose ntabwo ari wowe. Mhm. ibintu byose bigira ingorane cyane ntabwo bijya bibura. yaba n'akazi dukora natwe akangaka dukora hari ingorane. nk'ubu urabona hari umucyo ariko hatangiye kuza umwijima. ubwo kuri kamera ndi kugenda nzamura ariko nkabona ishusho nyine ritangiye kuba ari ubwo ni ingorane nanjye ndi guhura nayo. Yego. ku buryo umuntu ashobora kureba akavuga ati ariko uyu mukameramani nta kigenda ni umuswa ariko nyine ikirere cyampindukanye kandi nta matara mfite. ubwo iyo nanjye ni ingorane ngize. hari ingorane wari wahura nazo muri ubu buzima bw'umuziki? cyane ntabwo byabura. Mhm. ingorane ya mbere ni abantu bakubwira ati ibyo urimo ntabwo ubizi, bireke rwose wikivuna, na runaka yarabitangiye ageze aho birapfa, birangira bivuyemo. ngubu nawe yibereye nk'abandi bose, ntabwo ibintu byo kuririmba bimurimo yabivuyemo. bataye wigera yose azagushiramo cyane. nawe nushake ugarukiraho byihorere, wikishyushya mu mutwe, witanga amafaranga yo gukoresha amawudiyo n'ibiki, wayakoresha ibindi. ntabwo abo ngabo bajya babura. Yego. none se wenda ko uretse tukiri kuri iyo ngorane, wa mugani wowe ufite icyizere cy'igihe ushobora kuvuga niba abantu baza kuvuga ati dore kanaka yarananiwe, ayo yigira nawe bizashira, wowe ufite icyizere cy'igihe kivuga ati ngewe ndabizi ko nzagerayo? cyane ndagifite, cyane ko nanjye njya noza abandi gutitiriza. ntabwo nabibatoza, nanjye nabifite muri njye. ngomba nanjye gutitiriza, ibyo byose nkabinyuramo, abanshi intege nkabacamo, byose nyine akomeza gukora cyane, sincika intege. yego. nta gucika intege. nta gucika intege guhari. indi ngorane wari kitubwira ingorane? yego. indi ngorane ya kabiri, hagiye ubwira umuntu akamubwira ati ndi umuhanzi, ati yego uri umuhanzi koko, ati se ngufashe iki? ahita akubwira ati ngwino umfashe mu ndirimbo zanjye ndebe ko hari icyo nageraho, dukorane ikiganiro se wenda, cyangwa se unangire n'inama. ati rero ku isi ni manguye, nanjye ibyo nabigukorera, ariko nawe ukagira ikindi uma ku ruhande abantu batamenya, nanjye nkazabigufashamo neza. none se wajya muri studio ukabwira umuntu ngo nkorera indirimbo ntumwishyure, ugomba kumwishyura da? indirimbo ziranahenze. ntabwo ari muri studio. yego. yibwira nk'umuntu akavuga ati icano yawe iri hejuru, ngiyeho nkabasha kuganira n'abantu, nkagaragaraho, hari uwamfasha cyangwa se hari uwagira icyo amarira mu bihangano byanjye. akahita akubwira ati yego birakunda kandi koko cano yanjye iri hejuru. ati rero kugira ngo ujye kuri cano yanjye uze utange ikiganiro cyangwa ugaragaza izo ndirimbo zawe, birasaba ko nawe hari icyo wamarira cyangwa ukagira icyuma, kugira ngo nanjye mbashe kukuzamura ugaragara imbere y'amaso y'abantu. byari byakubaho wari wakubwira ati hari icyo uri bumpe kugira ngo? yego. byagenze bite? cyangwa se yagusabye iki? icyo yansabye cyo birumvikana, nko ku mukobwa akenshi badusaba ko twaryamana nabo kugira ngo batuzamure. uravuze uti kenshi, ariko ndashaka kugira ngo uduhe ubuhamya bwawe, kuko uyu munsi tujya tubyumva, hari abajya babivuga, ariko uyu munsi turashaka ubuhamya bwawe. ubuhamya bwanjye rero uko bumeze, naganiriye n'umuntu ufite cano nziza iri hejuru, dupanga guhura, amfasha mu by'indirimbo yanjye, yewe aranayumva. ati nanagufasha, ndavuga ati nta kibazo mfasha. arangije ati nanjye hari icyo wamfashe kugira ngo nanjye ngufashe, bibe tugurane nyine, mbega mfashe ku ndirimbo zanjye, nanjye mufashe dukora ibyo yifuzaga. gusa nyine birangira ntabyemeye. yifuzaga iki? byagenze bite? bitubwire neza rega. yifuzaga ko turyamana. kugira ngo nawe abashe kuguha nawe abashe kumpa ikiganiro, hanyuma namfashe ku bijyanye n'indirimbo, kugira ngo ubashe kubona, ibashe kumenyekana. yego. bya bintu birakaze. kugira ngo aguhe ikiganiro gusa? ni ikiganiro, ariko cyane cyane ntabwo ari ikiganiro cyari kigenderewe,
hari hagenderewe kuvuga ngo indirimbo yanjye azayimurika kuri cano yiwe izamuke ko yari afite abantu benshi nyine bamukurikirana. Irangira rero nawe agize icyo asaba byanze. Nose Letiti rega wibica ku ruhande. Ndashaka uyu munsi utubwira amagambo yakoresheje byagenze bite, uwo muntu mwamenyanye mute, se wagiye kumureba, byagenze bite kugira ngo bigere ku rwego, bise wari umuntu mwari musanzwe muziranye kugira ngo bigere ku rwego nyine rwo kuvuga ngo. Ubwo rero ukuntu byatangiye naka namba ziwe ndamuhamagara turavugana kuri fone. Nimero wari uzatse nde? Wari uzatse undi muntu? Hari no kuntu uzisanga kuri cano yiwe cyangwa se ukaba wavuga ati iyi cano ndayikunda ambaze runaka wenda ndabizi ko akunda kugira nimero z'abantu nk'aba akaba yayiguha. Rero naramuhamagaye turavugana ndamubwira ati nshaka ko twakorana ikiganiro, ndashaka ko n'indirimbo zanjye zizamuka. Hanyuma arambwira ati ibyo nabigukorera nta kibazo, ntacyo bitwaye nabigufashamo. Arambwira ati rero ndashaka kuza kugusura iwanyu. Ati suri ibana? Ndamubwira ati oya mbana n'ababyeyi, wapi sinagusura bana n'ababyeyi. Ahubwo ndashaka uze kunsura. Yashaka kugusura wibana? Yashaka kunsura nyine nibana. Hanyuma arambwira ati wowe ahubwo ngwino nsure. Ndamubwira ati rero ntabwo nkunda kugenda nsura abantu, kireka dupanze nk'aho twahurira tukaganira. Arambwira ati hoya najya ntabwo bishoboka, kireka wenda uje iwanjye. Cyangwa yashaka kugenda wenyine mugakorera n'ikiganiro? Oya ntabwo ari ikiganiro kibera. Ngo kandi cyitonderwa ngo ugomba kuza kabanza ukanyitaho ukamba ibyo nshaka, hanyuma nanjye nkagukorera ibyo wifuza. Indirimbo zawe ndazizamura n'icyo kiganiro tugikorane, hanyuma icyo ushaka ukibone nanjye icyo nshaka nyibone. Cyaje kurangira nyine byanze ndavuga ati oya ntabwo nyine aricyo, ntabwo nshaka kuzamuka nzamukiye ku bintu bijyanye kuvuga ngo naryamanye n'umuntu kugira ngo nzamuke, ntabwo ari byo nashakaga. Wumva utazabikora? Oya ntabwo iyo gahunda nyifite. Ntabwo iyo gahunda nyifite yo kuvuga ati hari icyo ngomba gutanga kugira ngo mpabwe, kereka wenda ari ugutanga amafaranga, ari ukuvuga ngo ni amafaranga nanze nyafite nkavuga ati ndayatanze kugira ngo bankorere ibi. Ariko kuvuga ngo gutanga umubiri kugira ngo bankorere ibi ntabwo ibyo bintu mba mbyumva neza. Yego. Ubwo rero ndi muntu nawe. Uwo mwarangiziranyije aho ngaho cyangwa muracyavugana? Hoya ntabwo tuvugana. Uko yarambwiye ati nimba rero ntacyo wamfasha nanjye ntacyo nagufasha, ubwo nyine wazima cyane ati ubwo nyine birangire nta kundi. Pole sana. Yego nta kundi. Ndi muntu rero nawe wanduhije. Ufite n'undi ufite n'undi? Yego. Hari igihe nyine nagiye kwisengera muri rindi torero mvuga ngo ngiye kurisura, ubona umuririmbyi waho ndavuga ati no muntu azi kuririmba cyane kuko bari bambwiye ati nawe ni umuhanzi. Ndavuga ati no muntu tubaye inshuti twanakorana n'indirimbo zikaryoha. Hanyuma ubwo ndavuga ati ndamusuhuza turaganira. Umushuti wanjye yamuje nawe turasuhuzanya turaganira, ndavuga ati ndi umuhanzi, ati nta kibazo, nyine mbona arabyishimiye. Yari umugabo nawe? Yari umusore. Duhana nimero tangira kujya tuganira kuri fone. Hanyuma byageze aho ndavuga ati se ko nabonye uzi kuririmba kandi nanjye nkaba mbizi waretse tukazakorana indirimbo. Arangije arambwira ati nta kibazo tuzayikorane. Turapanga uburyo tuzayikora. Shize navuga ati se kutambwiye ngo tuzayikora ryari? Ubwo hari hashize nk'igihe kingana iki muvugana? Hari hashize nk'ukwezi. Arambwira ati ushaka ko dukora harya indirimbo? Ati yego. Ati nese wansuye iwanjye nkabikubwira? Avuga ati ntabwo nkunda gusura abasore ntabwo naza rero. Yaribanaga? Yego yaribanaga niko yambwiye. Ati se noneho wagerageje ukaza tukagira ibyo tuganiraho. Avuga ati se twaganira ibiki ko batari muri studio? Ibintu twaganiraho iwawe
waretse wenda tugahurira ahandi hantu cyangwa se ukanaza no mu rugo kundeba. Ati hoya, ati se waretse ukansura byibuze ukama kisi. Aho ese kisi nayo iri mu ndirimbo tuzakorara. Yahise abikubwira gutyo se? Yahise abibwira gutyo. Avuga ati ntabwo rero iri mu ndirimbo tuzakora. Nawe byanga gutyo birangira uko. Nahise murangirizanyira aho ngaho se? Byarangiye nyine. Ambwiye ati se urashaka ko tuzakorana indirimbo? Yego ni byiza twayikorana. Ariko se ngiye wagize icyo umarira. Kuki ushaka kumbabaza kandi nanjye nagufasha? Ndamubwira ati rero ntabwo ari ukubabaza n'iki. Ibyo bintu sinjya mbijyamo. None yaba yarashakaga wenda nko kumuha n'amafaranga? Oya ntabwo ari amafaranga yansabye. Hereye kuri kisi ubwo birangira byanze. Byanze nta kindi cyakurikiyeho ngo ntabwo twakorana indirimbo. Uko yahise akubwira? Yarambwiye ati ubwo se urumva wambabaza? Tuzakorana indirimbo koko ukambabaza. Birangiranye nabiretse. Ko numva ibigeragezo wanahuye nabyo n'umuntu wo mu rusengero. Yego ko ubundi se n'ubundi niko bimera abantu bo mu rusengero nyine ntago mbashiriye urubanza. Ariko nyine abenshi ntago agaburamo abantu bazana utwo tuntu. Umuntu wo mu rusengero neza pe. Nawe ati nutabisoza ntago bajya babura rwose. Nkuko nakomeje mbivuga ukuntu abantu dutsikamirwa tugahura n'akarengane. Hari igihe umunsi kuvuga ariko ibyakubayeho uze kutubwira iby'abandi utubwira ibyawe. N'ubundi ntago ari iby'abandi. Ni ibyanjye nahuye nabyo cyane ko nyine umuntu ahura n'ibibazo akabura n'uwo yabiganiriza. Se wahuye n'ibibazo byinshi ku buryo wabuze nabo biganiriza? Ntacyo uyu munsi tuguteza amatwi basi twe turakumva n'abadukurikiye ahangaha. Ukuvuga ngo hari umuntu wigeze kuza umuhanuzi aramanura ati Imana ingejeje kure. Birabaye rwose mbonye amafaranga. Indirimbo zanjye ziramamaye. Arabiguhanurira? Arabimanurira ambwira ibintu byinshi cyane. Yego. Ati rero mpa nimero zawe njye nkomeza nkusengere tujye dukomeza tuganire nkusengere ngugire n'inama. Icyo wakora ugatera imbere izo ndirimbo zawe zikamamara nzaguhuza n'abandi bantu ujye ugenda nyine wamamara uririmba n'ahandi. Sinumva se amafaranga ugiye kuyabona? Oya ntago nayabonye nk'uko nabitekerezaga. Byagenze bite? Byarangiye nyine ambwiye nawe ati tuzahure tubiganireho. Turahura mu gihe utangiye kuganira numva asazanyemo iby'indirimbo zanjye. Si n'ijambo ry'Imana turi kubwirizanya. Unatangiye kuzana izindi ngeso zitari nziza zo gushaka kunkoraho. Ambwira ati se ibingibi nabyo biri mu byo waruje kumbwira? Ati cyane nabyo by'ingenzi byari binzanye. Arangije arambwira ati se wowe ubibona ute ko ndi umupapa kandi umugore wanjye akaba atuye kure ubibona gute? Ambwira ati ntabwo ngiye bindeba ibyanyu ni ibyawe nyine. Ntose yarashatse ko uzajya kumutekera? Cyane ahubwo. Yego nicyo yaragamije nyine. Gusa ndamubwira ati wapi waba unyiciye ejo hanjye heza. Yashakaga ibirenze ibyo nari mvuze? Ndamubwira ati oya waba unyiciye ejo hanjye heza ntabwo ari ngombwa ngo nkore ibyo ngibyo cyane ko wubatse. None se nawe yarakubereye nk'aba bandi ba mbere batubwiraga? Yego ko yari yubatse. Ubwo rero ndavuga ati wapi ntabwo byakunda cyane ko njyewe ndirimba indirimbo z'Imana. Ntabwo indirimbo z'Imana ibyo bintu bizamo, uretse ko n'ijambo ry'Imana ribivuga kudakwiye gukora ibibi bijyanye n'ibyo ngibyo. Amategeko 10 y'Imana birimo ko gusambana ari icyaha. Rero gutunganiriza ku bintu bijyanye n'icyaha kandi uri umukozi w'Imana, ibyo bintu koko bihurira he n'ibyo twe tuje kuganiraho. Arambwira ati rero ubwo byanze kandi nashaka kugufasha ubwo byihorere ntacyo uzageraho nta naho uzigeza.
birangirira ahangaha rwose ibyo nakubwiye naranakubeshyaga ushaka kubireke kuririmba si ibyawe birekera abandi cyamaye kandi niyo rero guhanuriye ati ugiye kubona amafaranga ugiye gutera imbere ugiye kwamamara nyanga ibyo ambwiye nyine byahise biguruka ubuhanuzi bwahise burangiriraho yahise abwisubiza cyane ko numva wahuritse etidi niko biba bimeze muri iyi si none se ibyo bintu byose wahuye nabyo n'abantu basenga nese ubundi uzi ko ibyaha byinshi bidakorerwa mu nsengero oya nawe ako kantu ushyizemo ntabwo ari kosa ngo ibyaha byinshi bikorerwa mu nsengero ibyaha byinshi bikorerwa mu nsengero kuko n'ubundi ntabwo najya kubwira umuntu ngo namfashe mu by'indirimbo nzi ko nawe adahuye n'ibyo gusenga cyane ko indirimbo ndirimba ari iz'Imana ntabwo najya namubwira umuntu ukora ibintu bijyanye n'ibitari iby'Imana ngo umubwire ati mfasha mu by'indirimbo zanjye wo mu kabari wenda wo mu kabari wenda ntabwo nabwira ati ngwino ndirimbire dufatanye turirimbane kuko ntabwo yaba abyumva neza niyo mpamvu niyegereje abantu ba hafi nyine bo mu nzu y'Imana basoma Bibiliya nanjye nsoma avuga ati turirimbane cyangwa se banamfashe gutyo ugasanga nyine nibyo bibaye ikibazo rero nyine biba bigoye by'isi abantu bo hanze nyine usanga wamunganire kabange no gukizwa usanga ab'imbere ari twe twangiritse cyane pole sana kabisa nose ikibazo ku cyubundi bose babashaka guhembesha basi bataranakora ibyo bakwemereye kigaragara cyo basi banahembeshe mbere nako bahembeshe nyuma basi banabigukoreye ikigaragara cyo nuko n'ubundi ntacyo baba bagufasha kuko n'ubundi niyo bakubwira ati uyu munsi indirimbo yawe ndayishyira kuri channel yanjye irarebwa n'abantu benshi cyangwa se ndagushakira abantu benshi nyine bakujoyininge kuri channel yawe bakuzamure ushakira umuterankunga ukorera izo ndirimbo n'ubundi birangira bibaye ibihoraho cyahora kwishyuza wowe ukimuha nyine aho gushakira akakubona cyane nese ubwo urumva nyine n'ubundi waba wemeye gutangira nabi wazakomeza nabi yego nose leta wenda uretse ibi byakubayeho hari abandi mujya muganira ukumva nabo bagize imbogamizi nk'izo zawe cyangwa ni umwihariko wawe kuko hari igihe umuntu agira ikigeragezo cye bwite oya barahari benshi cyane ni ukuvuga ngo hari n'igihe umuntu aza nko mu itorero yari avuye nko mu kabari yinyweraga iyo nzoga yiwe akavuga ati uyu munsi ndakijijwe bitewe n'ijambo numvishije ugasanga yinjiye mu rusengero arakiriwe ugasanga aje kugushwa noneho na wa muntu wamwakiriye wa undi yasanze abwiriza imbere y'abantu niwe umugushije usanga niwe uri kumutega mu iyo mitego yose agasanga nyine avuye hanze yahunze mu nzoga agiye gusura umuntu amubwirizaga barayisangiye ubwo se ni gute abo bantu nyine bo hanze bakizwa byoroshye kandi agera mu rusengero agasanga nyine ahubwo mu rusengero nuko icyo barusha abapagani bo hanze ugasanga ni ibanga kuko babijyamo mu ibanga ariko ubundi usanga nyine abenshi nubwo atari bose usanga abenshi ari bamwe icyo babarusha no ko babikora mu ibanga kuko ntabwo waba uri pasiteri ngo unywere inzoga hanze mbega icyo urusha abandi ni uko ujya kuyinywera mu cyumba yego icyo urusha wa musinzi wo mu kabari ni uko ushobora kuyigura mu ibanga uyihishe ukayijyana mu cyumba ukicara ukayinywa hanyuma ugasohoka uri mutaraga hari abapasiteri uzi bazinywa se hari uwo nzi kutaramubwira ngo ayireke utarajya kumwihanisha ntabwo namwihanisha cyane ko atari uwanjye atari pasiteri wanjye ngo nagira inama gusa ndamuzi winywera inzoga rwose nta n'ikibazo biba bimutwaye kandi arasenga arahanura cyane anakubwira ibintu bigasohorara cyane ntago nyine kubikora ntaho bihuriye n'Imana aba afite y'ubuhanuzi yego yahanura kandi ananywa inzoga bigasohora cyane bigasohora biraba uko
reka twari kwivanga mu kazi k'abandi ubwo bazabyibarizwa ku giti cyabo. yego. Letiti, ubwo ibyo wanyuzemo ni irihe somo byagusigiye, cyane ko n'ubundi reka mvuge ngo urugendo ari bwo ukirutangira, urumva uhuye n'ibyo bizazane byose n'ibyo bicantege byose kandi ukirimo gutangira, kandi hari aho wifuza kugera. Ubundi njya gutangira ibyo nari mbizi ko biba kandi bizanambaho. Wari warabyiteguye? Narabyiteguye cyane ko wenda ntago ndi muto cyane, ntabwo ndi mukuru cyane, ariko ibintu nk'ibyo biba ku bana b'urubyiruko. Abumva ko abantu barabafatirana kubera ko wenda tuba dushaka ibyacu bitabyihuta bigakorwa vuba bikamamara vuba. Umuntu akavuga ati kugira ngo rero nanjye mufatirane, reka nanjye mwaka ibi ngibi, yaba amafaranga se arenze ubushobozi bwe, yaba ibindi bindi baka, kugira ngo nyine kubera ko ntago nyine aba ari bubyiyumvishe neza ngo abyibazeho cyane, waba yumva kuri we nta kibazo. Hagafatirana wa mwana udafite ibitekerezo birenze uvuga ati nta kibazo nyine. Rero ibyo nari mbizi njya gutangira ibintu byo kuririmba, avuga ati ntacyo nzagenda mpura nabo ariko nzamenya nuko mbitwaraho. Yego. ubwo no kuvuga rero ngo wowe wari ufite intego wari warihaye mbere yuko n'ubundi ubyinjiramo, ukavuga uti nubwo hari ibicantege ariko ndabizi ko nzabasha kubitambuka cyane. Nabyinjiyemo mbibona ko bibaho. Nabanje kuguha urugero rw'abo bantu banywa inzoga mu rusengero bihishe, n'ubundi nari mbizi ko bibaho. Rero kuba nahura na mwene data dusengana cyangwa se umuntu usenga w'umukozi w'Imana akaba yambwira ibyo bintu, ntabwo byanungura cyane ko nyine bikunze kubaho cyane, ubwo bibera mu ibanga bitajya hanze ngo abe yabikubwira mu bantu cyangwa hehe, ariko nagiye mu bintu byo kuririmba mbizi ko bibaho. Wari ubyiteguye cyane. Kugeza uyu munsi rero uravuga uti nari mbyiteguye, nari nzi ibicantege birimo, ubushobozi rero bwo gukora indirimbo uri kubukura hehe? Ubushobozi bwo ntabwo ndabubona burenze, nari nakoze ziriya ebyiri zonyine, azi n'indirimbo kuva ubu ngubu nari nasohora, gusa nzazisohora gake gake zibagereho. Ntabwo ubu ngubu ndabona ubushobozi buhagije bwo gukora indirimbo, niyo mpamvu nyine zitari gusohoka cyane, gusa ninzikora zizabageraho. Nuvuga ngo kugeza uyu munsi ni ikibazo cy'ubushobozi? Yego, ni ikibazo cy'ubushobozi. Rero mu ndirimbo nakoze hari utuntu nyine tutarimo tumeze neza, kubera ko nagiye nkora bitewe n'umuproducer, nagiye ndeba abaproducer bataragera kure, batamenyera ibintu byo gucuranga kubw'ubushobozi nari mfite. Indirimbo zanjye zigiye zirimo utuntu nyine duke duke tutameze neza, gusa ndumva indirimbo zanjye zizagera kure, nzakora ibihangano byiza, noneho nkabikora muri studio nziza, zigasohoka zimeze neza cyane ku buryo buri muntu wese uzazibona azazishimira. Yego. Nuvuga ngo nizo wakoze kubera ubushobozi buke, ntabwo wabashije gushaka producer mwiza wumva unyuze umutima wawe? Yego, ntabwo byari bushoboke kuko nta mafaranga nari mfite. Nta bushobozi ufite? Nta bushobozi mfite. Yego. Iti turimo dusoza, uyu munsi hari umuntu ushobora kuba arebye ikiganiro akavuga ati nyamara uyu mwana ushobora kumwifashiriza nubwo yahuye n'ibibazo bikomeye ariko hari icyo namufasha. Yego. Yakubona gute? Mfite nimero, nabaha nimero zanjye za telefone. Yego. 07 90 80 21 83. Mazina ni Letiti Uwase. Iyo niyo nimero yawe? Iyo nimero yanjye. Yego. Ubwo ku muntu wifuza kukuvugisha yahamagara kuri iyo nimero. Yego. Ibindi ubwo muzabivugana, ariko reka twizere ko wenda mu bantu batwumvise bumvisha ibizazana wanyuzemo, hari ushobora kuvuga uti ariko hejuru y'ibyo ngibyo biracyashoboka ko inzozi zawe nazigira impamo. Yego, nawe yabakoze cyane. Hagize umuntu wifuza kuba ubufasha akaba yamfasha mu bintu bijyanye n'indirimbo, kuzikora cyangwa se kuzisohora, nta kibazo, nawe yamamagara kuri iyo nimero.
yego yego Letitsi urakoze rero kutuganiriza no kutubwira nyine no kwihangana ukatubwira ibyakubayeho nubwo uvuga uti nasanga nari mbyiteze yego ariko nabyo wakoze kuza kubitubwira ubwo ni rimwe mu masomo nyine wanyuzemo yego burantekeza ko hashobora kuba hari n'andi utariga si duhora twiga umunsi ku wundi niko bimeze buri munsi isomo ry'ubuzima rigomba gutambuka ushobora kuvuga uti ndabizi nzagerayo ariko ukazagera ukavuga uti ibi bintu ndumva ngiye kubivamo hari igihe binagucanga da hari igihe ubona umuntu wari wizeye agutengushye ukavuga ati ariko ubundi ko uyu nguyu ari we wari buzangezeyo ubundi ubu amaherezo ni ayahe aho ubundi sindi kuruhira ubusa gusa nyine nubura n'undi muntu uguha icyizere akakubwira ati se iya hari ubwo ari we kampara mu buzima bwawe ugakomeza yego reka twizere ariko ko wenda nta bikomeye cyane cyangwa se none ahura n'ibikomeye Imana izishakira igitambo yego ubundi ugatambuka cyane ndabyizeye yego reka dushimire rero n'abadukurikiye ibiganiro byacu by'akagaruka shalom shalom